twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Fab TV mudukurikira umunsi ku munsi. Twagarutse rero muri ya gahunda y'ubusobanuro bw'amazina mwatwandikiye muri komenti mwifuza ko twabaha ubusobanuro bwayo. Dushimira abantu benshi mutubwira ko mubyishimiye ndetse munatwandikira muri komenti mukomeza kuduha amazina mwifuza ko twabaha ubusobanuro bwayo. Reka tujye twaguha ubusobanuro bw'izina Patience. Patience rero n'izina tujye kuba twaguha ubusobanuro bwaryo, ariko wowe ukigera no bwa mbere banza ukande subscribe no kukazogera kugira ngo uzajye ubona ubusobanuro bw'amazina agiye atandukanye tukugezaho. Reka twihute tuguhe ubusobanuro bw'izina Patience. Patience rero rifite inkomoko mu rurimi rw'icyongereza, rikaba rero risobanura kwihangana cyangwa se ubwihangane. Ni izina rero ry'imico rihabwa abantu bo ku rwego rwo kugaragaza ituze n'imbaraga z'umwuka. Ubusobanuro bw'iri zina Patience burasobanura uwihangana, utuje kandi uharanira gutegereza igihe cyiza, ufite umutima uhamye no kudacika intege. Bijyanye n'imico n'imyifatire y'uwitwa Patience, ni umuntu utuje, ucisha make kandi udahubuka mu byemezo afata. Akunda rero kugira impuhwe, kumva abandi kandi ntapfa kurakara. Ikindi arangwa no kuba umunyakuri, wumvira kandi wizera ko ibintu byose byiza cyangwa se biza igihe cyabyo. Mu byo akunda rero, akunda amahoro n'ituze n'ibiganiro byubaka. Yishimira kugira abantu bizerwa hafi ye no kugira uruhare mu gufasha abandi kwihangana. Mu bijyanye n'ibyo yanga rero, yanga akarengane, ibintu bihubukiwe n'abantu batagira kwihangana. Ikindi ntakunda ubwirasi, urugomo cyangwa se kugira igitutu gikabije. Mu bijyanye n'inzozi z'uwitwa Patience akunda kugira inzozi zo kuba umuntu uhamye kandi uvugwa neza, kugira uruhare mu guhindura abandi binyuze mu kwitwararika, gukomeza kuba intangarugero mu mico myiza no mu kwihangana. Mu magambo make rero, Patience ni umuntu utuje, wihangana kandi wiyemeje gukora ibyiza mu gihe cyose. Ni umunyamico udacika intege kandi ufite inzozi zo kuba urugero rwiza mu muryango no ku isi. Ubwo rero yagusobanura bw'izina Patience, we watwandikiye muri komenti wifuza ko twabigusobanura nuko bimeze. Turakunda cyane. Iyi ni Fab TV, naho mu kanya musobanuro bw'ayandi.